Nguwo rero Vestina mbanje kubasuhuza, murabona yuko atangiye urugendo rwo gusezerana, akaba asezeranye n'umukunzi we Idirisa, bakaba bagiye gushinga urugo. Ubwo rero turamwifuriza kugira urugo ruhire, azagira urugo ruhire, azakundane n'umugabo we akaramata, Imana izabubakire cyane kandi ntihazabeho kudaca bugufi, kuko ikintu cya mbere burya cyubaka urugo ni pardon na merci. Iyo ukunda kuba ufite ikosa uri umumama, uravuga ati sheri pardon, sheri merci, akantu keza kose akuzaniye merci, waba ukoze ikosa pardon. Ubwo rero ibyo ngibyo Vestine nibyo bizakubakira, utangiye urugendo. Ubwo Dorokasi rero ni umuvandimwe wawe, ariko nyine ni ukwihangana, akaba aragusize. Ubwo rero Dorokasi nawe rero ubwo urebeyeho urugero rwiza mukuru wawe Vestine, urabona yuko rwose abaye indashyikirwa, na mukuru wanyu mwabonye yuko yakoresheje ubukwe bwiza, hakaba hakurikiyeho Vestina. Ubwo rero nawe Dorokasi twizeye yuko uzahesha ababyeyi ishema, ukagenda neza ku mugaragaro kandi ukubahisha Imana. Nshimira Vestina, yari yambaye neza cyane bya muco nyarwanda, yari yikwije, turabishima kuko abasitari kenshi uzareba abasitari bajya gusezerana ugasanga yambaye ubusa, yambaye ubuntu butameze ukuntu, biriya bintu Vestina uriya mwenda yambaye asezerana ni ukuri. Vesti wagaragaje ikinyabupfura, wagaragaje umuco, wagaragaje ko warezwe. Mama wawe ni ukuri icyubahiro warakimuhaye, kandi niyubahwe kuko yareze neza. Ubwo rero mwabavandimwe Vestina na Dorokasi, ubwo urugendo rwo gukomeza, nitwizera yuko indirimbo zizakomeza, muzakomeza gusohora indirimbo nubwo mwabaye umumama undi akaba akiri mu busiribateri. Nizera yuko bidakuyeho kugira ute yuko muzakomeza kutugezaho indirimbo zanyu, kandi ni ukuri Vestine ubwo utangiye urugendo, uru rugendo rurakomera, ni urugendo rutoroshye rwo gutera ikirenge mu cyacu. Urakaza neza mu muryango w'abubatsi ingo, twaguhaye ikaze. Ubwo rero uzubaka urugo rwiza, Imana izaguhe kubyara ahungu na kobwa, kandi abazajya bakuvugaho ibibi bo ntago bazabura. Ntuzabura abagusenya muri sosiyete, ntuzabura abakugirira ishyari. Byaratangiye, abatangiye kukwandika inkuru zitari zo, ngo ubaye umugore wa gatatu, ngo yeyeyeye, batangire bahwihwise, ese kutarabyara, batangire ati dore ubwo ni ingumba ubwo atarabyara, ibi n'ibi. Mbese uzahura n'abantu benshi bakuvuga, ariko kuvuga siko kuyamaramo. Mbere ya byose abadukurikiye mukunda inkuru zacu, mukore kuri subscribe, musharinge, mutere comment, mbese nyine inkuru muvuge, mbese inkuru imeze ite. Kuba turi gukora ibiganiro kuri Vestina na Dorokasi ntabwo ari uko tubanga, kuko burya umusitari igihe cyose umusitari aravugwa. Ubwo rero Vestina na Dorokasi kuba twarabakozeho inkuru, nge kuba mbakoraho inkuru, nge ndumva ari ishema, ni ishema, kuko iby'Imana ndabikunda, kandi nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo nta wakoreye Imana wikorera amaboko. Ubwo rero Vesti ntabwo uzikorera amaboko, humura, Imana izajya yibuka hahandi, izajya yibuka ya ndirimbo yakomeje wa munyarwanda wari ugeze aha, wa munyamahanga wari umeze gutya. Imana izajya yibuka ya ndirimbo yakomeje aba bantu runaka, nawe igukomeze inyuriye mu wundi muntu, igukomeze inyuriye mu bindi, igukomeze. Ubwo rero umva, ndagukomeje Vestina na Dorokasi. Hari ibintu byinshi babanditseho bitari byiza, ariko nge ntago burya njya mpfa kubyemera. Yego turi abapagani, turi n'abanyabyaha, ariko Yesu Kristo umuntu umukorera
ntago uko twitwara gutandukanye n'uko umupagani yakwitwara, gutandukanye imico mufite itandukanye n'iyo ab'isi uko bagenda. Gusa mperuka kumva inkuru ngo ADEPR ngo barabaciye. Ese uwaguca akaguca yaguca no mu bitabo byo mu ijuru? Ntago bishoboka, kuko burya umuntu uguca mu bitabo byo mu ijuru niwe muntu burya uba ukomeye. Umuntu uguca mu bitabo byo mu ijuru niwe muntu uba uguciye hakomeye, ariko kuvuga ngo mu isi baraguciye, ntago baguciye mu ijuru. Abo baguciye nibo bashobora kuba bazacibwa no mu ijuru ahubwo. Ubwo rero ntimukite ku byo abana b'abantu bakora, kuko abana b'abantu bafite ubupagani mu mitima yabo. Mbere yo gukora ikintu uzajya ubanza utekereze, mbese iki kintu ngiye gukora ni cyiza? Ese iki kintu cyanditse he? Ababikoze babisomye muri Bibiliya? Umuntu agafata umwanzuro ariko abanje gutekereza ikintu kangahe? 7 ka 70. Ukabanza ugatekereza. Vestina na Dorcas rero bamenyekanye ku ndirimbo nyinshi. Iriya ndirimbo yitwa Nema, iriya ndirimbo yitwa avuga niwe nkesha umwuzuro w'ayo masezerano, imbaraga zawe, Iriba, indirimbo yitwa Iriba. Bamenyekanye ku ndirimbo nyinshi, kandi amateka yabo murabizi yuko impano yabo aho yamenyekanye baririmbaga mu rusengero. Bigira igihe hakoragwa amarushanwa yo kugira ngo bacagure abana bakorerwa indirimbo. Aba bana bagaragaye mu mpano idasanzwe, bahise bacagurwa bakorerwa indirimbo ya mbere. Ubwo nibwo batangiye kumenyekana. Ubwo noneho murumva yuko babaye ubusitari nyabo. Ubusitari buraharanirwa, ariko nanone ubusitari bwo muri Yesu Kristo, ukorera Yesu Kristo, nibwo busitari bwa mbere. Ntabwo aba bana b'abakobwa bigeze bamenyekana ngo bamenyekane ku bintu bibi. Oya, bamenyekanye ku byiza, kuko ujya usanga hari benshi bamenyekana ku bintu bibi, ugasanga amenyekanye yambara ubusa agashyira kuri social media, akaba umuntu icyamamare cyambara ubusa kuri social media. Hoya, Vestina na Dorcas ni ibyamamare mu kuririmba indirimbo zikiza imitima, ziruhura. Ntabwo ari ibyamamare mu gukora ibibi. Ubwo rero abantu bari kwandika inkuru kuri Vestina na Dorcas mbi zitanejeje, mwihangane muhagarike, kuko namwe ejo bundi, uyu munsi ni njye, ejo bundi ni wowe. Nawe witegure ibizakwandikwaho. Bo bamenyekanye ko bakoreye Imana, kandi ntago nari nababona biyambitse ubusa. Barambara bakikwiza, kandi koko bazakomeze bikwize. No, ikintu mbifuriza ni ukuzabona ubugingo buhoraho, kuko babaye abasitari mu isi ntibaba abasitari mu by'ijuru, byaba bibabaje. Ubwo rero Vestina, congratulations mu rurimi rw'amahanga, congratulations, felicitation mu rurimi rw'igifaransa. Umva, uzagira urugo rwiza, uzishime, uzanezerwe n'umugabo wa Idrissa. Kandi nawe Dorcas, nubwo mukuru wawe akoze ubukwe, nawe uzubahishe ababyeyi, kandi ubushuti wari ufitanye na mukuru wawe Vestine ntibuzarangirira ahangaha. Oya, ahubwo buzakomeze ubushuti mwari mufite, buzakomeze rwose kuzageza no mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi indirimbo mwaririmbye, ndabinginze please, ndabasabye, ni ukuri ntimuzahagarike indirimbo, ntimuzahagarike, muzakomeze umubano wo kuririmba indirimbo zanyu. Umwanditsi akomeza abandikire, ubakorera indirimbo akomeza zikore. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, izabahe kuzabona ubugingo buhoraho. Nibyo mbifurije, ngo nanjye mubinyifurize, kuko hano mu isi bizagira iherezo, ariko mu ijuru ni ahantu hazaba hari umunezero uruta uwo mu isi.
ubwo rero byaba bibabaje kuba warabaye mu isi ukaba umusitari ntube no mu ijuru, sibyo? Ni ukuri nizere yuko icyo kintu mucyumvise. Mukore subscribe tuzajye dukomeza kubana mu bindi biganiro, munasharinge, mutere komenti, ibintu byose tuzajye tujyana umunota ku munota. Ndabakunda cyane abakunzi banyu, umukunzi wanyu yari Vestine Bazina wa Vestine, kandi tuzajya dukomeza kubana no mu bindi biganiro byiza bizajya bitwubaka bikadufasha byo gukomeza abana bacu batangiye urugendo rwo kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo, kandi muzajya mwisunga Bibiliya kuko niyo irimo ukuri. Na Yohana 17:17 haranditswe ngo ubereshe ukuri kwiko ijambo ry'Imana niryo kuri. Ubwo rero hanyuma y'ibyo nta kundi kuri inyuma y'ibyanditswe byera. Uzakomeze wubake urugo rwiza. Vestine turagushyigikiye, kuraje, tukuri inyuma. Wubahwe na Idrissa, muzagira urugo rwiza. Turabakunda cyane. Mukore subscribe, mudushyigikire, mutere komenti, mubisharinge no mu nshuti zanyu, maze umunota ku munota tuzajye tubana namwe. Murakoze cyane, yarubakunda cyane, ari we Bazina wawe Vestine. Ndagukunda cyane cyane, ndagukunda cyane. Ngaho rero mukomeze kunogerwa n'umunsi mwiza n'ibiganiro byacu. Murakoze, bye bye, ciao ciao. Tuzongera dusubire, nimukunda ibi biganiro byacu tuzajya tubibagezaho.